biri kubara ibya Ananiya na Safira. Hariho umugabo witwaga Ananiya hamwe n'umugore we Safira, agura isambu agabanya ku biguzi byayo, umugore we abizi, maze azana igice agishyira intumwa. Hano se urampangaye yewe ubona kuntu hangana bose, reba hariya bose hano ndaguhangahera, ntureba hariya hari umuyenzi ndaharungera hariya ahantu haranera. Ubwo urampa 300 byibura bose, urampa 300 ibihumbi 300 hangano, ariko uzi ibijuba bihava. Reka nkubwire rero, nkawe rero nabonye uhinga n'urutoki. Reka nkubwire amafaranga nguha ahantu ndaguha 100. Je inka yanjye ni 100 ndaguhe, ariko nubwo ari ntayandi ndenza 100 ntandi ndi murenze ni 100 nguha, ni 100 ndi buguhe, nzaje mahenga ibijumba mahenga ibishyimbo ukene. Yemere dore niha tureba, nzayenda kurima, nzayenda kuzana abakozi bahapika. Reba hari donga reba hari hose kugira hari 100 koko ni hanini, ariko kuhahinga haragoye. Ntacyo wenda kuko ari wowe umuturanyi n'umundi naye nafitiye ikibazo, kandi n'umuturanyi wawe mereza ayo mafaranga ntacyo nta kundi nyine. 100 urabyemeye? Amafaranga rero reka nyaguhe. Mpereza mfite ubukene. Ubwo umurima ndawegukanye ni mwakira. Urakoze. Kandi mubeho rero. Sawa. Nzasubira. Urakoze. Ariko mugabo mwiza, nizere ko tutashira za ntumwa, urabizi. Nta kindi tuyakoresha yose. Kibura bikatubahe kimwe cya kabiri. Ari abantu nuzi ko bafite umwuka wera batuvumbura. Oya nta kintu batugira. Humura ariko. Ntacyo reka turakubita bingahe turabaheza bingahe turaza kubahereza, sibyo? Ntacyo reka tuyajyane nyine. Uyabike mfita ndi urumva ndaza kubigenza gute, ndaza kuba kimwe cya kabiri. Ntabwo babimenya niba bitubaza turabwira ko twabunye ayo ngayo, turabwira ko twabunye 50. Ntacyo reka tuyajyane tujyana ubu dutwara amafaranga yose turabahereza. Ntacyo nyine ntabwo babimenya. Ibwi inama ni urabihakana nayo ndabihakana cyane rwose. Sawa sawa. Ngiye kubeshya pe, ariko uko byagenda kose ntibamvumbura. Aramenya se mu 100 bampaye ngomba kuma amasenkani nkasigaza yandi, ntabwo bamenya. Oya ntabwo amenya rwose. Ni karibu Ananiya, amakuru yawe meza. Niki gituma tugendereza muri uyu mugoroba? Nanjye gutangaza umurima wagurishije angahe? Umurima wagurishije angahe? 50. Ananiya, karame, niki kiguteye kubeshya umwuka w'Imana? Isambu kiyifite ntabwo yari yawe? Ese umaze kuyigurisha ibiguzi byayo byo ntibyari byawe? byari ibyanjye. None niki kiguteye kubeshya umwuka w'Imana? Ubu rero ntabwo ari abantu beshye, ahubwo ubeshya Imana. Ntabwo ari abantu beshye, ahubwo ubeshya umwuka w'Imana. Uva beneda, uko yabeshya umwuka w'Imana ibimubayeho murabibonye. Ni mu muterure mu mujyana mujye kumushyinga. Umuterure mu mujyana. Hahise nk'amasaha 3 umugore we nawe arinjira atazi uko byagenze. Petero aramubaza ati, mbwira mbese ibiguzi mwagurishije umurima nangahe? Ni 50 byonyine. Nayo pe. Uremeza yuko ibiguzi mwabigurishije ari ayo? Kwimana ntago nababeshya, sindi mu rusengero. Ni nayo ngayo, nta n'icumi rirenga. Dore ibirenge bamaze kujyana umugabo wawe bigeze ku muryango. Ko wabeshya umwuka w'Imana. Petero muri ako kanya umugore agwa ku birenge, umwuka urahera,
ba basore binjiye basanga amaze gupfa, baramujyana bamuhamba hamwe n'umugabo we. Itorero ryose n'ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi.